Nongeye kuguha ikaze kuri Byikorere TV. Ndagushimira ko wakoze subscribe. Uyu munsi n'ubundi tugiye gukomeza tureba aho twari tugizije ubushize. Ubushize twari tumaze kwestara WordPress website, tumaze kureba uburyo bikorwa from step 1 to kugeza website imaze kuba created, ndetse tumaze no kubona dashboard yacu. Aho twari tugeze na ahangaha. Twari tumaze kubona dashboard imeze gutya muri video ishize. Tumaze no kubona website isa gutya. Ino ni by default, harimo amatemplate amatsima agiye atandukanye ushobora gusangamo nka website bwa mbere, ariko ahangaha ni ushobora gusangamo iyi ngiyi, ariko by default usanga mirayo ya 2023 kuko tuyi muri uyu mwaka wa 2023. Iyi ngiyi niyo yari irimo, ariko iyo mpinduye ahangaha nkaza nka refreshinga n'ahangaha ihita ihinduka. Urabona ko yahindutse, yahise isa nkuko na theme imaze gushyiramo. Nukuvuga ngo rero icyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi ni izi functionalities zigiye ziri ahangaha. Dashboard ikora iki, ibyarimo iki, post ni iki, ikora ite, all post, add new categories, tag, media, library, add new media, add new page, all pages, comment ni gute zikora, appearance ni iki twakoramo, plugins ni zimaze iki zikora ite, mini tugere kuri users, how to create a user, how to give him wenda nka access ni functionalities ashobora gukora kuri website yacu. Turabireba ahangaha ubu ngubu. Tools turazirebaho nazo twihuse, turebe zino tools icyo zimaze, and then tugenda muri setting turebe akangaka kucyo kamaze na kandi no guclosinga kakaminimiza bino na kindi kamaze nibi. Hanyuma tugiye kubicamo twihuta. Rero ndagira ngo mbasabe niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino platform yacu, ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba amasomo agiye atandukanye. Hari n'andi ma video yigisha ibintu bitandukanye wabasha gukora ubwawe, ariko izi ngizi ziri ku bantu, izi videos za WordPress no kwiga gukora ama website biri ku bantu turi kwikora na training. Nawe wifuza kutujoininga, wenda in case ubonye ino video utari muri abo bantu, just you can join us kugira ngo tubashe kwigira hamwe, tubashe kumenya byinshi twakora ubwacu. Si ibi gusa tuziga na digital marketing, tuziga creating a YouTube channel, kuntu boostinga kugira ngo ugire aba subscribers benshi like this one. Urabona ko ifite ibihumbi 10 na bingahe byose. Rero tuziga kuri turebe kuntu ibyo bintu byose ubasha kubikora, n'ukuntu ubasha gufata like ubasha kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe. Tuzagenda tubireba. Duhereye kuri no dashboard rero, dukanze hano dashboard yacu ibimeze gutya. Ushobora kandanga ukatuminimiza kugira ngo tugende tutuvugaho. Ukuvuga ngo ibifitemo ibintu y'ikifungura, bifitemo ibintu bigiye bitangwa muri display danga. Ukuvuga ngo ushobora kureba site health, ubwo nyine akakantu ni ingenzi cyane. Iyo tumaze kugakonfigura neza, tubasha kumenya abantu basuye website yacu, tubasha kumenya abantu bagerageje guhakinga website yacu, tubasha kumenya ibintu bigiye bitandukanye, tubasha kumenya mbese buri activity yabaye kuri website yacu tubasha kuyibona. Noneho tubasha no kuba twayo turi monetize, tubasha kureba amafaranga twinjije. Ariko none hari izindi plugins ziba ziri connect kuri ibi ngibi, tuzagenda tubigarukaho step by step. Cyo ngushikaza no kuzakurikirana zino video zacu kugeza zirangiye, nyine umenye ko wabikora. Hanyuma ahangaha naho bitewe na plugin we style hano ni template ifite overview, ibanga dufite post imwe, dufite comment imwe, dufite page imwe. Nibyo bintu dufite murana kuri no theme ya 2022. Nwango nizo dufite mu. Hanyuma activities ziba zabaye performed, urana ko habaye recent comment, umuntu ateye comment, habaye recent published ni inkuru ya Hello World. Ibingibi rero nabyo nago just like ni buri activity ukoze ibya displayed ahangaha no akaza quick draft dusangamo iki. Dushobora gukora wenda nka content kugira ngo uze kwibutsa ikintu. Nakavuga ati wenda kayita title, wenda n'urugero kavuga ati wenda to create, wenda create payment gateway. Ahangaha ukoze nk'akantu kari buze kukwibutsa gateway.
ukavuga ati wenda description ukayishyiraho, hanyuma ugasavinga draft. Iyo ugasavinze as draft, urabona ko kaza kukwibutsa nyine uri tureba muri quick draft yawe, ukareba ibyo waza gukora like this one. Hanyuma ahangaha tuza ku icyo bita listen to WordPress news cyangwa se event. Ibi ngibi biza kugira ngo wenda bikwibutsa igihe WordPress bifite ama event, kano kaza by default kaza kakwibutsa nyine kama ama event ari wenda nk'abantu bakunda ku attending ama event, ku releasing arana baza releasing WordPress 6.4, baza ugenda bireba nyine just like uri interested. Bisingo ko tubijyamo cyane kuko ibi akenshi turanabifunga. Ushaka kubiri movinga rero ibyo udakeneye uza hano kuri kano ka screen options. Iyo kiritse hanga hazamo hazamo WordPress event and news, ushobora kukatikinga ukavanamo quick draft wayi mu gita ikeneye kayikuramo. Activities ntago ari ngombwa kuyikoramo kuko wenda ukeneye kumenya activities zabaye zakozwe nyuma, kuko admin ubasha kureba aba creating the post, haba abayuza bose ufite ukabasha kureviewinga ibyo bagiye bakora uri kuri admin gusa. Ahangaha nayo ushobora kuyikuruzinga ukayikuramo wenda ugasigazamo activity na site health. Noneho hanyuma icyo ukora wenda ushobora gufata kano kagateka hano, ni drag and drop, nta bintu byinshi biba birimo, biba byoroshye. Hanyuma urabona ko dufite utuntu tumeze gutya kuri platform yacu, kuri site yacu. Hanyuma icyo kuri dashboard nako icyo tugiye gukora ni iki. Hano kuri dashboard nta kindi kintu tuba turi buze kwakora. Urabona ni home update. Update shaje kuvuga iki, hari gihe bari nk'ibintu nk'ama plugins ufite akeneye kuba updated. N'urugero ibintu bikeneye gukorerwa update cyane cyane kuri WordPress, hano harimo plugin theme. Ahangaha iyo ufite ama plugins nk'ahangaha kugira ngo current WordPress dufite ni iyi ngiyi, ino version ni iyi ngiyi, dushobora gukora reinstall tukongera tugakora installation ya new version mu gihe biri ngombwa. Ariko nukuvuga ngo ntabwo biri ngombwa ko tubikora ubu ngubu, kuko just ino version niyo ngira ngo iri compatible kuri twebwe, kuko urabona ko ni y'uyu mwaka, niyo muri uyu mwaka. Reka dukomeze dukoresha iyi ngiyi rero, indi zaba released nyuma, ariko niyo yaba ihari si ngombwa kuhita switching. Ari switching ugasanga ama plugins yarari compatible kuri iyi ngiyi, wa switching wenda kuri yindi version wenda nka 6.4, n'urugero nko tubibonye kuri update, ugasanga uhisuruzinga wenda ibintu bimwe na bimwe bise byanga gukora neza. Rero nk'inama nagira buri muntu wese ni ngo niba urimo urakoresha gutya, urimo urakoresha WordPress kuri update, ntabwo ari nko kujya kugira ibintu nyine uhinduraho, ukomeza wikoreshereze version irimo, wenda mu gihe bibaye ngombwa kubona nta kibazo byateza ku kindi wabikora. Hanyuma reka dukomeza tujye kuri post hajyamo iki. Muri post dusangamo iyo kanze kuri post nyirizina hazamo list of post. Kuri all post automatically tukujya kuri all post. Hano kuri all post ndagira ngo nikubona neza, dufite ibintu bitandukanye. Iyo kanze kuri all post hahita haza page imeze gutya irimo inkuru ebyiri. Hano ni ya draft nari maze gukora nayitiza nka post, ariko iza muri draft ntago ubu ngubu bagiye kuri website. Bongo nshobora gukora drafting aza kuvuga ngo create payment gateway kugira ngo izo kunyusa, ariko none ikaba na post kugira ngo umuntu aze kuyandikaho ibintu bigiye bitandukanye bihagije kugira ngo ukore iyi payment gateway. Hanyuma izi ni post zirimo hano izabaye published, ebyo zose hano urabona ko dufite all post ni ebyiri, published ni 1, iri muri draft ni 1. Bivuze ngo iyi ngiyi iri muri draft ntago iri kuri site. Hanyuma post ifite ibice bigiye bitandukanye, igira igice cya category, igira igice cya title, ikagira n'igice cya body. Post igira author uwayanditse, post igira category barizwamo, ikagira ama tags, ndetse ikaba ifite n'ahantu wavuga ngo ni comment ziba zaje aha. Hanyuma n'igihe yabaye released cyangwa se ya uploadinzwe cyangwa se ya publishinzwe, yashizwe kuri website. Noneho no kuvuga ngo ikindi kintu nababwira kuri no
hano tujyaho kudakora new post. Iyo kanze hano kuri new post tugiye kureba bino bice kuntu byose umuntu abicreatinga bino biri hano. Iyo kanze kuri new post hazamo hano ushobora kwandikamo title ya post, wenda welcome to Brave Tech training center like this one. Anga yari mikosa urabikosora nari yes. Iyi Brave Tech ni gutya yandikwa, si ngombwa adding in the dictionary. Hanyuma ahangaha cyukura no gushyiramo body, wenda Brave Tech is technological company bla bla bla, ntabwo najya gutypinga ngo mbivemo. Hanyuma ibingibi bimaze kubyandika uhita ukora hano, ukanda kuri kano kari hano. Hano kano kameze gutya ka setting. Iyo gakanzeho haza settings zimeze gutya. Iyo ugiye gukora hano akenshi by default usanga kari muri block. Itujya muri post hano ka switchinga. Hanyuma ibingibi hari icyo bivuze. Hano dufite muri setting dufite utuntu tubiri. Nabonye ko nshizana kuri hano hari block, hano hari na post. Ndashaka kwibanda kuri post, rero niho nshaka ko tujya. Kuri post dufite summary rango, summary y'ibintu tugiye gukora. Nanga ushaka kukazamura nako kakazamuka, bango duba dufite ibintu bimeze gutya. Ushaka kubiswitchinga nyine ukabasha kureba like ibintu biba bihari. Hano hari ibintu bingana bimeze gutyo. Options zigeze muri 6. Hari summary, category, tag, feature, except na discussion. Anga ndashaka ko tureba anga nshaka ko tubigarukaho byose. Wenda izi category na tag zone kuzigaruka ko reka mpite nzivugiraho hano. Kuri inkuru cyangwa se kuri post uri gukora, iri kwandika inkuru ugiye gushyira ku rubuga rwawe, ishobora kuba ari inkuru, ishobora kuba ari announcement, ishobora kuba ari ikintu ushaka kwandika nyirizina nyine muri babyumva. Ngiye nabishyize muri sense y'inkuru kugira ngo twese tubihurizeho. Nk'ikinyamakuru, iyo wakoze nka website y'ikinyamakuru hano cyane urahakoresha kuko niho unyura ujya kwa uploading inkuru zawe. Ngo iyo ugiye kureba ugiye gukora inkuru ukora icyo bita kuri summary. Iyo kanze kuri summary uhasanga ibintu bimeze gutya. Usanga visibility y'inkuru yawe. Inkuru yawe ukeneye ko itaba public. Ushobora gukananga ukayituhitamo ikindi kintu urubuze gukora. Ishobora kuba private ikarebwa na admin na editor gusa. Ishobora no kuba protected by password. Ushobora kwa uploading inkuru none ikarebwa n'umuntu ufite password gusa. Ajya gukirika ikatugusaba ngo enter the password. Iyo ni inkuru nayo ushobora kwa uploadinga kuri platform yawe ikagirebwa n'abantu bafite password. Ariko akenshi twebwe kuko dukeneye ko abantu barebwe dukora ushyira kuri public. Hanyuma hakaza icyo bita publish. Hano kuri publish hazaho immediately. Ahangaha immediately icyo bishatse kuvuga ukimara kwandika inkuru yawe ukayipostinga, automatically irahita iba displayed kuri website yawe. Ahangaha ushobora kubihindura ugasettinga time wifuza ko iyo nkuru izaba displayed. Ushobora guhitamo na bati inkuru ushaka ko izajya kuri website yacu mu mwaka utaha ku itariki ya mbere saa 6 z'ijoro. Ushobora kwita ubisettinga ati mu mwaka wa mbere, mu mwaka utaha ku itariki ya mbere zuzuye neza saa 6 z'ijoro. Ukahita uhitamo isaha wifuza ko izaba displayed iyo nkuru yawe. Ahangaha ubihitamo gutya, ugaza kuri saa 6 z'ijoro PM. Saa 6 zuzuye ugahitamo n'amazeru 0. Warangiza kubikora ukahita wemeza. Bivuze ngo iyi nkuru yawe izaba kuri journal, izaba published saa 6 z'ijoro. Ngo izatangirana umwaka ihita ijya kuri website. Bivuze ngo iyo umaze kubikora gutya uhitamo template. Iyo uri murakoresha template ahangaha wenda tuzagarukaho cyane, ariko haba ari wenda blank hakaba na single post. Ahangaha ngira ngo byo nzabigarukaho tumaze guhitamo ama template. Twamaze kugera kuri section yo guhitamo ama template. Ahangaha twacyarimo turakoresha template imwe ibikozwe ibiri muri WordPress by default, ni website iri by default. Ahangaha rero tugasanga icyo bita stick to the top of the blog. Ngo iyi nkuru yawe ushobora kuyandika ukayistickinga kuri website. Ngira ngo mujya mubibona nko ku bantu bakoresha social media platform like Instagram, TikTok, Twitter, hari ikintu bita pin.
ushobora gupininga inkuru ikajya iba hejuru umuntu ugusuye wese akabasha kuyibona, nubwo yaba ari tweet ya kera cyangwa se ari post ya kera kuri Instagram, ariko ikaba iri hejuru ku buryo izindi zose zigenda zijya munsi yayo. Nibi ngibi nuko biba bimeze. Stick rero nayo ni gutyo ikora, ifata inkuru iyo wanditse ikayistickinga hejuru y'izindi, ikajya hejuru. Muri WordPress wemerewe gustickinga inkuru zigeze muri 5 ngira ngo. Ngo ni website zigeze, inkuru zigeze muri 5 bitewe na template urimo urakoresha. Ahangaha kaza pending review. Ibi ngibi ushobora kubikora kugira ngo uyihereze admin abashe kuyabanza i-reviewing mbere yuko ijya kuri social media, mbere yuko ijya kuri website yawe. Ahangaha ushobora guhitamo author. Iyo uri admin wenda ukandika inkuru ushobora guhitamo author, ukavuga terekane kuyitirira, wenda uyitirire runaka mu buryo bworoshye. Ibyo birakunda nabyo. Hakazana n'icyo bita category. Hano muri category inkuru yose wanditse utayihaye category ijya muri uncategorized, ariko ushobora gucangaha ukatcreatinga category ukavuga ati wenda politique cyangwa se ubukungu like ubukungu. Iyi ni category creatinze, barangiza ukatuye creatinga, bivuze ngo yibaye created urabona ko n'inkuru yacu nyitikinze mu bukungu. Reka ne kujya mu bindi bintu byinshi. Ahangaha ubwo tumaze creatinga category, kujya ku tags. Tags rero icyo zimaze, tags zidufasha kugira ngo inkuru twanditse ibashe kugira icyo bita SEO. Ngo inkuru twanditse ibasha kugira search engine optimization, niko babyita. Kuba inkuru yawe ya boostinga, niba wanditse inkuru wenda bitewe n'ijambo ririmo rirashakishwa cyane kuri internet, bivuze ngo inkuru yawe nayo izaba part y'iryo jambo. Ngo niba umuntu yanditse muri social media wenda atandikamo ngo President Paul Kagame, niba wakoresheje tag ya Paul Kagame muri blog yawe, hari amahirwe menshi yuko inkuru yawe nayo ishobora kugaragara hejuru mu gihe banditse ngo President Paul Kagame. Ikindi ushobora gukoresha tag ijambo rimwe rirakoreshwa cyane muri iyo minsi, wenda nk'inyogo yayo yigize guhitinga, ugasanga abantu turimo turikoresha mu matag, ku buryo umuntu yandika ngo inyogo ye muri search, ugasanga nawe inkuru yawe hari amahirwe menshi yuko ushobora kuboostinga hejuru. Hakaza wenda nk'ama event barimo arakorwa muri icyo gihe ari guhitinga, nk'igihe cya Cogamu, ukaba wakoresha Cogamu, ku buryo umuntu yandika Rwanda, visit Rwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ugenda ubikoresha cyane, amagambo bari popular muri iyo minsi. Ndetse n'ayandi magambo ubona yakoreshwa like ku buryo umuntu niyandika iryo jambo ryawe, niyandika iryo jambo naba ari amahirwe menshi yuko nayo inkuru yawe iboosting. Hanga dushobora gukoresha wenda nk'igihe n'ikinyamakuru twemera mu Rwanda cyagafashe visit Rwanda, Paul Kagame, Kagame. Yes, aya ni amagambo akoreshwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ari gushakishwa cyane kuri nuza z'u Rwanda, nyine ni amagambo ashakishwa cyane. Rero iyo yakoresheje haba ari amahirwe menshi yuko inkuru yawe nawe iboosting. Hanyuma tukajya ku icyo bita, tuvuye kuri category tuginze no kuri tag mbivuzeho. Reka mfunge summary tujye kuri featured image. What is featured image? Iyi image ni ifoto ibiri buze kugaragara ku nkuru yawe. Naka dusaka nk'ikinyamakuru tujya like ndebere kuri iyi ngira, hano ngaha harimo agafoto, kano kafoto kare kuri background, niko bita featured image. Aya magambo bagaragara ahangaha, aya mafoto abariho ahangaha niyo bita featured image. N'ahangaha rero iyo ugiye kuyisetinga, uyisetingira hano, niho uza kuri nuza yawe, kuri blog yawe cyangwa se ku kinyamakuru cyawe, ugahitamo ifoto. Ushobora gufata nk'ifoto ahangaha like ukahita uyishyiraho, mwamara kuyisetinga, iyo itiza ahangaha ndaje ndabereka mu kanya nitumara kupublishinga, ariko kuko twayisetinze ko ari mu mwaka utaha ntabwo turi buyipublishinga ngo igaragare. Hanyuma ibi ngibi birangije niyo by'ingenzi cyane ku nkuru. Warangiza uhita ukora icyo bita schedule cyangwa se ubu ni gukora schedule. Warangiza ushobora kujya kureba iyi inkuru yawe, wowe kuko uri admin urayibona, ariko undi muntu ayibona nyuma ya kiragiye wasizeho. Urabona kuntu ya featured image yacu iza imeze, ariko bitewe na template turimo turakoresha
dushobora kuza kubihindura ikagaragara neza. Hanyuma ibi ngibi iyo birangiye dusubira kuri dashboard. Niho turimo turakora, tumaze kubona post n'uburyo dukora post, category na tags nabyo twabibonye. Kuvuga ngo category hano ushobora no gukarika no gukora category zawe mu gihe dufite ubukungu bimwe tumaze creatinga, ariko ushobora no creatinga wenda imikino kuko birafasha cyane. Hari igihe ukora wenda nuza kugira ngo bijye bikorohera, ugakora nka page ugakoresha ama categories instead ya page ugakoresha categories. Wenda ikoranabuhanga hanyuma ushobora gucreatinga category nyinshi zigenda zijyaho hariya, bibango ushobora zino urazikoresha mu gihe biri ngombwa. Uyituzangana none kuri all tags, ushobora creatinga tags zikaba uzibitse ukajya uzikoresha mu gihe bibaye ngombwa. Ushobora kuvuga ati wenda ubumenyi cyangwa se like ijambo riri guhitinga, ushobora gushaka ijambo riri guhitinga wenda nkuko nabivuze ngo cogamo, sinzi niba ari gutyo babyandika simbiza, ariko ni cogamo ibintu nk'ibi ukagenda uzishyiramo mu gihe rino jambo riba riri guhitinga cyane, urikoresha cyane kugira ngo website yawe nayo ize kuba accessed. Reka tujye kuri media nta bintu byinshi nyivugaho, ariko ni navaka ari nka store cyangwa se n'ububiko bw'amafoto, amafile yose ashoboka. Ashobora kuba ari document, ashobora kuba ari photo, ashobora kuba ari video, ashobora kuba ari file ya Word, ya PowerPoint, zipped. Buri kantu kose ukoresha kuri website yawe kaba gastorinze hano muri library, media library. Aho ushobora kwadinga new media utagiye no kuzikoresha ko kanya, ariko kuzazikenera ukaza wenda ukatufata nk'izi zose ziri hano ukahita uza-uploadinga kuri site yawe. Hano zose zihita zijyamo. Wenda nkingi kuko iri WinRAR kandi ikaba ari inaremereye, ni nini kandi dufite limit ya megabyte 40, ariko ira yarefite gigabyte 2 kuko ni office niyo gukoresha. Ni setup ya office. Urabona ko amafile yose ahitazamo hano, kandi ushobora no kubisiba mu gihe biri ngombwa. Ushobora gukora permanent delete. Ikindi ushobora kuyikoresha nka store yawe mu gihe ukeneye amafoto kongera kuba waya downloadinga bitewe n'ahandi hantu waba uri. Birumvikana ibi ngibi cyane. Wenda sinzi namo byinshi. Ushobora kuba uri nko mu Rwanda ugiye kujya nko hanze ukeneye amafoto, ukaba waya uploadinga muri media yawe kuri WordPress website yawe mu gihe waba warayihostinze. Wagira ugiye ukaloginga in kuri WordPress website yawe, ukaba waka-accessinga zino file mu gihe wari uzikeneye. Yaba nka store cyangwa se yaba nka portable store, I don't know why katifate nka cloud store. Yes, tuvuga ngo portable byabaye ibindi. Nyuma urabona ko tubonye ko twadinga mu media. Urabona tugeze kuri page rero. Kuri page habamo iki? Kuri page niho hantu tunyura tuga creatinga page like nk'ingi hano ni sample page iriho hano. Ushobora gukora n'andi mapage ukavuga ati wenda about us, our mission, our vision. Ibi byose aba ari amapage akenshi ukora. Cyakoza nko ku nkuru ushobora gukora menus y'ama category, ndazabiberekana byo kuntu umuntu abikora ukoresheje category, kandi nibyo byoroha cyane kugira ngo umuntu abashe ku accessing inkuru yawe, kuko gukora page rigiye bitinda no kubidesigninga bikaba byagorana. Ariko iyo ukoresheje menus y'ama categories biba so fast, bihuta cyane kandi bikaba bimeze neza cyane, nibigora. Hano kuri page rero naho ucreatinga, ujya hano kuri new ukaba wa creatinga page nshyashya. Hano tuyite wenda about us, ukajyanga ukandika all about you cyangwa se about your business, about your company, about you whatever. Hano ukandika byo wandika. Rero ibyanditse ahangaha no kuvuga ngo ibi ngibi wanditse biba displayed kuri page yawe. Umuntu naza kugusura azamenya ngo who are you. Ushobora no kwadingamo amafoto unyuze hano, nari nakibagiye kuri post, ariko like nkuko bimeze hano no kuri post mwabonye ko ariko bimeze. Barangiza ugakirika ahangaha ugashyiramo table, amafoto, amafile, ugashyiramo ibintu bigiye bitandukanye, logo. Urabona ko harimo utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Wowe ugenda uhitamo ibi tuzabigarukamo
neza twitonze. Icyo ndi gushaka kubereka nuko uburyo overview ya ira dashboard. Ahangaha du creating page, tukaba twashiramo amapage, tugashyiramo amakode yacu mu gihe biri ngombwa. Hano ugenda ukora ibintu bitewe n'ibyo ushaka, ukadinga we kanadinga mo wenda nka image. Nkanga ushobora gushyiramo image ikahita insaba kwa uploadingamo, ushobora kuya-uploadinga uyikuye kuri local machine, ushobora kuya-uploadingamo uyikuye muri media library, ushobora no kuya-uploadingamo uyikuye kuri from uburyo, ukaba wafatamo ugashyiramo link igakurura iyo foto bitewe n'ahantu iyo foto iri ikahitiza. Ni ibintu biba byoroshye. Hanyuma ahangaha kuri media library ukirika hano media library, ukiritse itukuzana no kuri media library n'ubundi ugakirika ifoto ukatuyishyiramo. Urabona ko ihitiza. Warangiza ukatukora icyo bita publish. Iyo publishinze ifoto ihitijya kuri platform ya cyangwa se page itaba created. Hanyuma urabona tumaze kubona gukora page ya about us. Iyo ugarutse cyangwa ko refreshing akenshi zitazishyiraho by default. Urabona ko yayisizaho hano page ya about us by default itiza. Urabona ko ukuntu imeze ni gutya, ariko tuziga kubidesigninga neza kuko hano ntabwo bidesigninze neza cyane. Hanyuma ikindi tutatugaruka ahangaha tukareba kuri comment. Comment tugiramo comment ahangaha tubonamo ko ibice bigeze muri bitandatu. Harimo icyo bita all, mine, pending, approved, spam na trash. Ahangaha mine nizo ngiye mba nateye. Pending nizitaraba approved ni comment zamaze kuba nyine zamaze kwemerwa. Spams nizo washize mu nyingi ushaka kwitwishyira muri spam. Kavuga ati niyingira nako bita bihinduka hano hejuru. Ono trash nizo wasibye, nizo wadeletinze kankore undo. Ngeze gutya nkagira muri trash, urabona ko itiza ahangaha. Ariko nabyo reka mbikorere undo. Bivuze ngo ibi ngibi trash ushobora gufata inkuru wenda tuvuge nk'ingiye kambikore wayitrashinze, ushobora kuza hano ukayijyaho ukayirestoringa mu gihe wabonye wenda wari wabikoze by mistake, ukahita ukora restore itigaruka muri approved. Ushobora no kuyigira unapproved, tuzamenya impamvu ushobora gufata inkuru ukayigira unapproved itijya muri pending. Nako comment ukagira unapproved. Rano ibi byose tuzagenda tubigarukaho step by step. Iyi comment yo nzabigarukaho cyane kuko na ibintu byinshi bikeneye gukora. Nk'ahangaha kuri no nkuru wenda ya hello world, reka nze njyeho munsi, urabona ko harimo akantu ka comment. Nshobora gutera comment narangiza nkahita nyipostinga. Bivuze ngo ngiye kuko ndi admin. Sorry, what's a problem? Okay. Ahangaha sinza kwaza kabaye. Ahangaha nshobora kugaruka ahangaha nkahita ndeba comments zanjye. Urabona ko ya comment newe nayo yayisijyaho. Ariko iyi ngiyi automatic ko kari ngiye uyiteye tubibona ko ari mine hano. Izo nateye zitaziba approved automatically bitiriwe bisaba ko ari undi muntu uzaya approve. Hanyuma hano hakaza kuri tukajya kuri appearance tuzatinda cyane. Appearance niho du choosing a theme template. Ahangaha ushobora kuza ugahitamo template. Dufite template zigiye zitandukanye zigeze mu 5590 biranaringa bikajya muri 6 bitewe niyo ushaka guhitamo. Aya ni ama design yose abarimo abari open kuba bayakoresha. Mu gihe waba uyikunze uhitamo iyo ushaka. Like nk'iyo ushaka gufata nshaka website isa gutya uhitamo bitewe niyo ushaka mo hano. Tuzabigarukaho muri video itaha. Ahangaha tugira icyo bita plugins. Plugin wakibaza ngo plugins ni iki? Plugins kuri website yawe uzakenera ibintu bigiye bitandukanye. Functionalities wenda nka security, uzakenera gukora monetization, uzakenera kwemera ko abantu bakora payment kuri system yawe. Muri WordPress ntabwo uzajya kwicara ngo wandike code. Uzashaka plugin ikora ibyo bintu byawe neza, uyikoreho research numara kubona uko ikora and then uyikorere installation. Ugiye gukora installation ujya hano kuri new. Ahangaha twari turi ni kuri all cyangwa se installed plugins. Uzirebera hariya nyine hara twari turi. Hanyuma ugiye kwinstalla nshyashya ukanza hano kuri add new, uyituza ahangaha ukandikamo izina ry'iyo plugins. Like ngingi wenda ya all in one migration.
yo all in one migration. Iyi ngiyi idufasha ku migrating website tuyivana locally tuyishyira online. Ni iyi ngiyi all in one WAP migration. Itukanda kuri install, iyo ukoze install ihita ijyamo, ariko install ntabwo ihagije, itukora nicyo bita activate. Iyo umaze kuyiactivatinga rero bene no kiri kuinstallinga, iyo umaze kuyiactivatinga no ngo ihita ijya kuri, itutangira gufunctiona nyine. Ibyo tuzabigarukaho. Urabona ko yamaze kuba installed. Ningaruka kuri installed plugins ntabwo yari irimo mbere za ebyiri. Urabona ko nayo yamaze kugeramo all in one WAP migration. WAP bivuze WordPress, ariko ushaka kuyisiba, ushaka gusiba nk'iyi ngiyi kakubaza ngo are you sure you want to delete this plugin, ukatuyideletinga. Even n'iyi ngiyi ushaka kuyideletinga mu gihe bibaye ngombwa. Ziranze nazisibye, ariko iyi ngiyi reka mbe nyiri tuzayigarukaho muri video itaha. Hanyuma ahangaha tugira icyo bita user, niho tugiye gusoreza kuri user. User ninde? User ni abantu bakoresha platform yawe, na abantu barimo barakoresha platform yawe. Ubu ngo dufite umuntu umwe ari we administrator umwe. Hanyuma dushobora guchanginga role y'umuntu tukamwita wenda umusubscriber bitewe n'impamvu. Ushobora guhitamo nk'abantu bose kuri site yawe ukahita wagira abasubscriber wenda except you, kuko ntabwo wakigira umusubscriber ngo bikunde. Ugomba kuba site bigomba kuba ifite admin at least one. Ahangaha rero icyo tugiye gukora no kwadinga new user. Reka nkariyetinge user mushyashya, reka mwita amazina yanjye. Ahangaha ndavuga ati wenda tumwita amazina ni ya username tuyita Yannick. Email required ko iyi ngiyi ntabwo ndumva atayifite. Nta muntu uyifitemo hano. Ni rero Yannick. Website ukashyiraho izina ryawe uri kwandikira inkuru, warangiza ugashyitamo password biba byiza uyisemo password wabasha kwibuka. Ariko no mata kuko nta kibazo, kuko nayibagiwe twagufasha ugerageza kuyibuka. Admin namubwira ati nayibagiwe akabigukorera, cyangwa nawe ubwawe ukabyikorera ugaforgetting. Iri week iri week ntabwo nyine si ngombwa. Ushobora gukoresha na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 apfa kuba nawe uzayibuka tu, kandi ukaba uzi ko nta muntu wabasha kuloginga in utabashe kumuhereza uburenganzira. Hanyuma uhitamo role y'uyu muntu. Ngiye kubivugaho niho ingenzi. Hano dufite role zigeze muri enye eshanu. Dufite icyo bita subscriber. Subscriber ni umuntu umeze gute? Nkuko kuri YouTube subscriber ashobora kureba inkuru washizeho kuri YouTube akabona notification ko hari ikintu ushizeho. The same nahangaha, iyo umuntu ushizeho post kuri blog yawe, uyu musubscriber receiving notification kuri email ye ko hari inkuru nshyashya yagiyeho. Contributor ninde? Contributor no umuntu uri kuri website ariko ashobora kugira comment atanga, ashobora kugira ibintu ahindura bati ibingibi mu bikore gutya, agatanga comments zikaba zagaragara vuba cyane kuruta abandi, ndetse afite n'izindi privilege ashobora kuba yagira kuruta subscriber. Hanyuma hejuru ya subscriber hazo bita author. Author ni umwanditsi nkuko byumva, ni umuntu wandika inkuru akazi publishing, akazishyiraho, shiraho amafoto, abafiteho library, byose arabigira, abafiteho access ku bintu byose. Ariko bitandukanye no kuri contributor. Contributor ntabwo ya uploading post, ntabwo abafite dashboard, ntabwo ibirimo post, ntabwo ibirimo media. We icyo akora ni ukureba gusa, ni review. Even na subscriber na dashboard agira, wicyo abona ni notification gusa akajya kureba website. Hanyuma tugira bita editor. Editor is someone who can edit cyangwa se who can make change to the post author yanditse. N'urugero ushobora kujya wenda ugasanga wenda yakozemo amakosa, yashizemo inyandiko zitameze neza, ba editor ujya mubumva aho bita ngo chief editor. Na kinyamakuru kitagira chief editor, no umuntu uba ufite inshingano zo gucungana na website, inkuru igiyeho akareba, akabanza akayisoma, akavuga ati mu bikuremo, mu bishyireho, inkuru yanditse nabi, yanditse neza. The guy ukora ibyo ngibyo rero no bita the editor. Hanyuma hakaza kibamba ariwe administrator. Ni someone uba ufite inshingano zo kureba website yose,
ikintu kigiyeho, ikintu cyakozwe, security yayo imeze neza, bateye comment, inkuru zagiyeho, ashobora kweditinga, ashobora gufunctiona as editor, ashobora gukora as author, buri kintu cyose editor ashobora kubikora. Administrator ashobora kubikora, ashobora kuchanginga access ku bayuza bose, ariko bo ntago babikora. Editor ntago ya changinga, ntago yahindura ntago ya deleting abayuza, ariko admin ashobora kubikora. Editor ntago ya deleting, ntago ya ashobora ku deleting post, ariko ni ya deleting user, ni ya changing privilege za user, ntago ya mwaka access afite, ariko admin yabikora. Rero aba nibo babiza tugira muri hano. Wenda uyu ngure kamugire mu editor, and then ndahita nkora add new. Wenda tuzafata na time to logging as editor, no turebe ni ibiki noneho ndi bubone ni logging as editor, ni ibiki ndi buze kubona ni logging as contributor, ni ibiki ndi buze kubona ni logging as administrator. Awe murabona ko tumufiteho turi kumureberaho, ariko subscriber we nayibabwiye nta kintu abona. We no muyuza nyine araza ka accessinga website gusa, aga reading inkuru, agatera comment, cyakoze nago zisaba, nago bimusaba ngo jya kubanza gushama amazina, kuko already tuba tumufite. We atera comment automatically kayitiza muri dashboard, bitamusajya ibintu byinshi n'ama step menshi. After that tugiye kureba noneho kibita profile. Wango tugeze hano kuri add new, twamaze kumwadingamo, dufite abayuza babiri. Ushobora ku updatinga profile yawe, ukaba washyiramo icyo nita, wenda tuzabireba, tuzakusha plugin ibikora neza, umuyuza ukamukorera profile ku buryo ubasha kureba n'inkuru ziwe. Nkanga ubona ko ushyiramo ifoto ye, tuzabireba, tuzabijyamo neza twitonze, setting password, tuzareba plugin dukoresha ibikora neza kuruta uko twebwe twabikoramo hano. Admin nona ko nta mazina afite yombi, dushobora kubisettinga byose tukabishyiramo. Ushobora guhindura email yiwe, byose turabikora birakunda. Hanyuma imaze kubihindura ibyihindura, tukanda hano kuri update. Iyo birangije ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo iby'ingenzi kuri no dashboard ni gutya biba bimeze. Website yawe ichanges tkoze itiba displayed hano. Niba ari inkuru wanditse, niba ari icyo ukoze cyose kitakiba displayed hanga. Video yindi turaza kugaruka noneho turebe hamwe uburyo duhindura template. Iyi template ni gute tuyihindura ikagaragara neza. Ubu nagaruka kuri dashboard, ibi byose mwabibonye, mwabyumvishe. Ugira ikibazo in comment ushobora kunyandikira nkagufasha, tukabikora tukabirebera hamwe, nkabisobanura mu kandi ka video cyangwa se nkabisobanura mu magambo muri comment. Reka tugerageze tubikoreho, nawe ugerageze ukore cyane kugira ngo urusheho kuyikora. WordPress iroroshye cyane kuyikoresha, isaba ko nawe ugerageza gukora ama pratique menshi kugira ngo bikorohere. Gukora website birashoboka, wayikora website wowe ubwawe. Narababwiye ngo ushobora gutangira website ya WordPress mu gitondo saa 3 ukageza saa 8 website irimo irakora, ndetse yatangiye no gusurwa mu gihe gito cyane, ugatangira kwinjiza amafaranga. Nzabigisha ukuntu ukoresha WordPress, ukoresha social media platform, ukagaininga money, ukinjiza money nka source of income. Kushokora ikinyamakuru kizakinira abacyamamarizaho, uzashyiramo mu Google AdSense, uzamonetiza. Ibyo byose birakunda, tuzabireba muri rino somo turimo turiga. Ni from hero to hero, from zero to hero, sorry. You can start from zero and ukarangira ubaye hero muri program, muri web development. So ndumva nta kibazo. Wowe nugira ikibazo nyandikira muri comment, na turaza kubikora, turaza kubikemura, ibintu bigende neza. Thank you for today. The next video tugiye guhitamo ukuntu duhitamo template. Ikurikire nayo uyirebe, urebe ukuntu bikora.